Ibikorwa hafi ya byose mu gihugu byahagaritswe n'ingendo z'imodoka zose keretse zitwara imizigo zonyine nizo zemerewe gukomeza n'akazi. Ibigo bya leta n'andi mashyirahamwe byasabye kugabanya umubare w'abakozi, ibindi bifungwa burundu. Nyamara ariko bitandukanye n'ubwashize, ikibuga cy'indege cyo kiracyafunguye. Indege akaba zemerewe kwinjira no gusohoka hakurikijwe amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nubwo hari inzego zimwe na zimwe zakomeje gukora nk'abakozi b'ibigo by'ubutabazi, amavuriro, inzego z'umutekano, amasoko n'amaduka mato mato, muri rusange ibikorwa byose by'abaturage byafunze guhera kuri uyu wa gatandatu. Ukurikije abashinzwe iby'ubuzima, ubu hari amoko ya virusi agera kuri 6 mu gihugu, arimo n'iyo mu Buhinde yandura vuba cyane kandi kibasira n'ibyiciro by'imyaka yose. Perezida Museveni yaburiye abaturage kwitondera ibi bihe bikomeye igihugu kirimo. The proportion of people testing positive from samples tested, what they call the positivity rate. Ukurikije ibipimo bya COVID-19 biri gukorwa, imibare y'abandura iri kuri 17%. Bivuze ko kuri buri bantu 117 banduye. Kandi kugira ngo tube twashobora guhangana n'iki cyorezo neza, nuko ubwandu bwaba buri mu bantu 5%. Aho niho tugomba kugera. Mu gihe tugifite abantu 17 banduye kuri buri bantu 100, tuba turi mu kaga gakomeye. Imibare y'abarimo kuza mu ivuriro n'abarimo gupfa kubera COVID-19 irimo kwiyongera cyane, kandi ku bantu b'imyaka yose. Amavuriro yuzuye kandi icyorezo kimaze gukwirakwira mu gihugu cyose. Cases have now expanded to cover most of the country. Hari hashize iminsi mike perezida atangaje amabwiriza arimo gufunga amashuri yose mu gihugu no guhagarika ingendo zambukiranya uturere. Ariko ngo ibi ntacyo byatanze, kuko abantu bakoreshaga inzira zitandukanye bakava mu burere bakaja mu bundi. Bitandukanye n'icyorezo cya mbere ubwo handuye abantu bakeya cyane, ndetse abantu bamwe bakanavuga ko icyorezo kitabayeho. Ubu birashoboka ko buri munya-Uganda wese ahari utaranduraho azi uwanduye, uwapfuye cyangwa uwapfishije umuntu kubera icyorezo cya COVID-19. Iyi guma mu rugo abantu ntabwo bayinubiriye cyane nk'iya mbere, nubwo hari ibibazo bishobora kuvuka nk'inzara ku bantu barya ari uko babanje kuja ku kazi. Perezida Museveni yavuze ko ibi ari ibihe bidasanzwe by'urugamba rwo kurwanya umwanzi COVID-19, abantu bakwiye kwihangana bakaguma mu ngo zabo. The virus goes only 2 meters. So who is taking the virus all over the whole country? People are dying. Iyi virusi ntabwo ishobora kurenga metero 2 ubwayo, none dore imaze gukwira mu gihugu cyose. None se ninde urimo kuyizengurutsa mu gihugu cyose? Turimo turashingura abantu buri munsi. Oya ibi ntabwo twabyihanganira, nitwe turimo kuyikwirakwiza hose. Minisitiri w'intebe hamwe na Minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abantu bategetswe gusuzuma ibikenewe ku bantu batishoboye kugira ngo babe bafashwa muri ibi bihe bikomeye cyane, nk'abarya ari uko babanje kuja gushaka akazi. Who depend on daily earning. Muri rusange imibare y'abandura buri munsi ibarirwa mu 1,500, kandi abapfa bo akababarirwa muri 30 ku munsi, ukurikije Minisiteri ishinzwe iby'ubuzima. Nyamara ariko abenshi ni abakiriye indwara kandi bavurirwa mu rugo, ku buryo abenshi mu banduye babwirizwa kuguma mu rugo bakahavurirwa bagenzurwa n'abaganga. Hashize igihe leta ivuze ko umwuka wa oxygen ukenerwa n'abarembye wagabanutse, ariko ku ivuriro rikuru ry'igihugu rya Murago haraye hashinzwe ibigega bishya by'uwo mwuka. Amavuriro menshi yagenewe kwakira abarwayi mu gihugu amaze kuzura, n'abakozi bo gufasha abarwayi akaba bamaze kuba bake ukurikije abashinzwe iby'ubuzima. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius Bahizi. Tuve muri Uganda tuza mu Rwanda. Ibarura ryakozwe n'ishyirahamwe ryita ku bafite ubumuga ryerekana ko mu Rwanda habarirwa abafite ubumuga basaga 400,000. Iri shyirahamwe rivuga ko ababaruwe ari abakuze gusa. Kugeza ubu abana bavukana ubumuga bo imibare yabo ntabwo izwi. Aba bana hari imiryango imwe n'imwe usanga ibata kuko imyinshi idafite ubushobozi bwo kubitaho. Iki ni ikibazo ibitaro bivura abafite ubumuga bya Ririma mu karere ka Bugesera cyahagurukiye mu rwego rwo kubafasha kongera kugenda no kwikorera imirimo imwe n'imwe. Asumuta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, nibyo atubwira. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma niho usanga ibyo bitaro byakira abana bafite ubumuga bunyuranye, ariko abahiganje n'abavukanye ubumuga bw'ingingo. Ni kenshi usanga hari imiryango itita ku bana baba bavukanye ubumuga, abatabataye bakabaheza mu nzu
Ubuhamya ijwi rya Amerika ryahawe na Eric Nkurunziza, umukozi ushinzwe imibereho myiza muri iryo vuriro, bugaragaza ko hari imiryango igiheza umwana wavukanye ubumuga. Umwana nkuriya urimo kugenda, umukobwa w'imyaka 16 avukanye ikibazo cy'ibirenge, iwabo nyine baramufata baramujugunya, sanga nyine iwabo baramufashe baramujugunye ari iyo ngiyo, ariko nyine yabona abagira neza bakaza bakamuvura. Abandi miryango usanga hita itererana umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kuwa gatatu washize, ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari wese, akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye, n'umwana natoraguye. Ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa 100%. Ibi bitaro bigiye kumara imyaka isaga 20 bivura indwara zigendanye n'ingingo zaba iz'umuntu yavukanye cyangwa ibyizanye nyuma. Muganga uyobora ibyo bitaro Albert Nzayisenga yemeza ko abarwayi babasha kubageraho bagerageza kubaha ubuvuzi butuma bongera gusubira mu buzima busanzwe. Twebwe tubona hari akamaro kanini cyagize, kuko abo bana bamugaye akenshi abantu babata cyangwa se ntibabitaho, ko bavuga bati aba bana ntabwo bafite ubushobozi bwo kwifasha. Burya umwana gukura neza cyangwa se kugira ngo abantu bamwakire nuko babona afite imikurire isobanutse. Iyo umwana atari gukura neza abantu bagenda bacika intege mu kumwitaho. Ibyo dukora bituma umwana niba atashoboraga kugenda, niba atashoboraga kwikura aho ari, dukora ibishoboka byose kugira ngo tugire ubushobozi tumuha dukurikije imyitozo tumukoresha cyangwa se n'ubuvuzi tumuha bukomatanye, ku buryo ashobora kuba yakwideplasa, ku buryo ashobora kuba yakwigaburira. Abana bavurirwa muri iki kigo cya Ririma baganiriye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko babaga mu buzima bubakomereye bataratangira kuvurwa. Naje hano ndwaye ubugwayi bw'amavi, amavi yagiye agenda ahengama. Navutse akaguru karahengamye gutya, bakagusiga mu nzu ntubashe kujya hamwe n'abandi bana. Bamwe bafatwa nabi bakababuza kujya hamwe n'abandi bana. Naravunitse bibana gutya, baramvuye birangije nyine ubwo ngubwo barambwira ngo ni gutya, ariko nyine naracumbagiraga ububabara kandi n'abandi bana baraguseka. Ufite icyizere cy'uko ushobora kuzakira ukagenda neza? Iyi cyaraje, kuko nk'ubu ugereranyije n'amaguru ntabwo yareshaga. Kugeza ubu nubwo hari hakigaragara ababyeyi bahisha abana babo mu gihe bavukanye ubumuga, iri vuriro rya Ririma rivuga ko iyi mibare igenda igabanuka bitewe n'uko umwana wese uvutse ubuyobozi buhita bumumenya bukamukurikirana. Umubyeyi waganiriye n'ijwi rya Amerika ufite umwana wavukanye ubumuga yatangaje ko yazanye umwana we kumuvuza abibwiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamusanze iwe mu rugo. Hari abantu bashinzwe gutambagira mu kagari bagenda bareba abana bahuye n'ubumuga nyine bakatwandika. Amaguru yararebanaga, barambwiye ngo nibamara kumushyiraho amasima bazamudukuye tujye kutumwandikira mu rugo. Barakwinuba nyine bakakwita ko wabyaye kimara, ukabona abantu batakwitayeho neza kubera ko utabyaye umwana umeze nk'abandi. Muganga Albert ndetse na Bwana Nkurunziza wita kuri aba bana umunsi ku munsi bumvikanisha ko umwana waje ufite ikibazo cy'ingingo iyo bamaze kumugorora yongera kwemerwa mu muryango. Hari umubyeyi usiga umwana nk'aha ngaha yagaruka kumureba ukabona kuri we biratangaje, bimuteye igishyika, ntiyumve ko umwana we yari yifitemo ubwo bushobozi bwo kubigeraho. Kigaragara cyo iyo bamaze kubona hari aho umwana ageze, atangiye guhaguruka, atangiye kugenda, arashobora kwiga, arashobora gukurikira nk'abandi, ukabona nyine uyu mwana bamukunze kubera ko yamaze kugira ahagera cyangwa se yamaze kugira ikintu ageraho n'ubwe ashobora kwifasha mu buryo busanzwe. Ibi bitaro bya Ririma ni bya Kiliziya Gatolika Arikidiyoseze ya Kigali. Kugeza ubu aba bana bavurirwa muri ibi bitaro bose barirwa n'imishinga ko biba bigoye ko umubyeyi yabona ubushobozi bwo kumuvuza kugeza igihe akize. Mituelle de santé ntirabasha gukorana n'ibi bitaro. Dr. Ruben Nzayisenga utangarije ijwi rya Amerika ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo begere Mituelle de santé nayo izabashe kuzavuza abarwayi baza bagana ibi bitaro. Assumpta Kaboyi, ijwi rya Amerika mu bitaro bya Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Ukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mbere y'uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze tubagezeho ubu butumwa. Nyuma y'amezi 5 tubagezaho ibiganiro bivuga ku makimbirane yo mu muryango, turabamenyesha ko muri uku kwezi kwa gatandatu ibiganiro tuzabagezaho bizibanda ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse n'amakimbirane aturuka ku guheza abandi.
muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza. Christelle, uraho neza? Yego ndaho neza Claire. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, wowe se? Nta kibazo, ndashima Uwiteka. None se muri rusange wabonye ibi biganiro abantu barakuye mwiki? Muri iki gihe ibiganiro bigaruka ku makimbirane yo mu miryango bimaze igihe cy'amezi 5 bicaho, abakurikira ikiganiro bungukiyemo ibintu byinshi. Aha nagendera ku nsanganyamatsiko zitandukanye zatambutsemo, nko ku nsanganyamatsiko yavuga ku kuboneza urubyaro mu buryo bwa burundu ku bagabo. Abantu benshi bakurikiye ikiganiro bagaragaje yuko n'abagabo bafite uruhare mu gushyigikira abagore bakuboneza urubyaro, ndetse bakanavuga yuko atari ikintu gikwiye guteza amakimbirane mu muryango. Niba umugore bimunaniye umugabo yamushyigikira, ukabona ko nawe wundi ufite imyumvire hari amakuru atarafite kuri ubu buryo. Indi nsanganyamatsiko nanone abantu bavuzeho cyane ni iyi y'amakimbirane aganisha ku mpfu hagati y'abashakanye. Bati rwose aya makimbirane akenshi ari kuva ku mitungo, ku mitungo, ubusambanyi, gucana inyuma, ubusinzi. Ati rero nk'umuryango bajye bicara baganire, kuko hari gahunda nyinshi zabashyiriweho bakibukiranya. Ati tugoroba tw'ababyeyi, ati mu mashuri birigishwa n'abana ubwo babigiramo uruhare mu kunga ababyeyi babo, ibintu byinshi bitandukanye. Rero urumva ko hari ikintu kinini, kandi nanone ntarasoza muri izi nsanganyamatsiko twaganiriyeho, hari nyinshi muri zo zagiye zitangwa n'abakurikira ikiganiro ubwabo, tukazikoraho, kandi nanone bikagaragara yuko ari ikibazo cyari gihari bitewe n'ubutumwa twakira. Bamwe batanga ubuhamya, ati ntitwari tuzi ibi, ati se burya ni ibi, ati ndahindutse. Ukabona ko ari ibintu byiza kandi byo kwishimirwa. Reka tunabonereho rero gusaba abakunzi b'ikiganiro ejo nyine ko bajya badusangiza insanganyamatsiko yifuza ko twabateguriraho ibiganiro, kubera ko barabyiyumviye ko iyo babidusangije tubikoraho kandi bigatanga umusaruro. Christelle, urakoze cyane. Urakoze nawe. Ndaza kongera nkwakire utugezeho ibitekerezo urakira mu kiganiro cy'uyu munsi. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Internet cyangwa se murandasi ni kimwe mu bintu benshi mu banyarwanda babasha kugeraho mu buryo bworoshye. Raporo yo mu mwaka wa 2020 y'ihuriro mpuzamahanga mu by'itumanaho ITU yagaragaje ko nibura umunyarwanda atanga 7% by'amafaranga yinjije mu mwaka agura internet. Kuri ubu usanga abantu bagerwaho n'amakuru ku buryo bwihuse, byose biturutse kuri murandasi isigaye yaroroheje guhanahana amakuru n'itumanaho. Si ibi gusa, kuko n'iterambere ubwaryo riri kurushaho kwihuta ku buryo ibyiza dukesha murandasi navuga ko ari ntagereranywa. Icyakora hari n'ibibi tutarenze ingohe, birimo no kuba umuntu ashobora gutuka undi akamwandagaza aho yaba ariho hose, maze bigakwira isi mu kanya nk'ako guhumbya. Uyu munsi rero turibanda ku buryo imbuga nkoranyambaga zisa n'izatumye abantu basigaye batinyuka gutanga ibitekerezo binyuranye. Ibiganiro bikorerwa kuri YouTube bikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'umurongo nyiri kubitangaza yabihaye. Kuri urwo rubuga kandi wahasanga ibiganiro bicukumbura ndetse bikoze kinyamwuga. Wahasanga kandi n'ibindi bivuga ku nzego zitandukanye z'ubuzima n'iterambere. Nyamara igihe cyose udakoze amahitamo neza wanahavoma ibitari byiza. Muri iki kiganiro twaganiriye na Jean de Dieu Kayinijabo, umwe mu banyamakuru bamaze igihe kitari gito bakorera umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Kuri ubu akaba yarahisemo gukomereza uyu mwuga kuri YouTube. Yadusangije ubuhamya burambuye bukubiyemo n'icyatumye ahitamo gufungura umuyoboro wa YouTube. Reka tumwumve, turagaruka mu kanya. Icyatumye ngiye mfungura YouTube ni uko nabonaga iri tangazamakuru ry'amaradiyo n'amateleviziyo ntabwo rikigezweho cyane, kubera ko ubu ngubu amakuru yose ari kuri telefone. Umuntu ari kuba yicariye ku kazi afite smartphone yarakoze subscribe kuri channel yawe, akabona notification y'uko ushyizeho ikiganiro, agahita pyonda akareba. Rimwe na rimwe ukanamuha amakuru bari aba mainstream media, ba TV na radio bari buze kumuha nijoro, ariko akaba yiriwa yareba ntabona umwanya akataha ajya kuruhuka. Uzabona n'abanyamakuru bo mu bitangazamakuru bikomeye benshi bagiye babisezera bigira kuri YouTube. Itangazamakuru ryo kuri YouTube ikindi narivugaho nuko ari itangazamakuru ryiza mu gihe urikoze kinyamwuga, bitandukanye n'umuntu urikora
mu buryo bwo kwinezeza no gutanga ibitekerezo ritagamije kubaka no kugaragaza ibikwiye gukosoka mu nzego zitandukanye. Tukiri aho ngaho hari abajya bavuga ko imiyoboro nka YouTube cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga byabaye inzira ifasha abantu gusebya abandi cyangwa se kuvuga amakuru badafitiye gihamya n'ibindi. Wowe ubitangaho ubusobanuro ki? Nibyo, hari abifashisha imbuga nkoranyambaga uretse na YouTube, nuko ari wenda turi kuvugaho mu gusebya abandi no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ariko ku rundi ruhande nyine umunyamwuga wabijemo ari umunyamwuga, amakuru atangaza abatandukanye na wa wundi w'umwamateri cyangwa ubikora mu rwego rwo kwinezeza no gushaka views. Abantu bamwe badakora kinyamwuga usanga ari bo babifata nka business kurenza gutangaza no gutara amakuru no kugaragaza nyine niba hari ikibazo kiri muri societe n'ibisubizo bishoboka gishobora gushakirwa. Ibya business bikaza nyuma. Niyo mpamvu udashobora gusanga umuntu wenda ukora mu nkuru za politiki atangaje igihuha ngo runaka byagenze gutya, ariko uzumva bamwe wenda mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari hanze babikora mu buryo bwo kwiyamiza ashobora gutangaza igihuha. Ngira ngo nawe uzi ingero z'abakunze gutangaza ibihuha bivuga ku Rwanda. Reka ngaruke gatoya kuri Primo TV. Primo TV byari byabaho ko uterura ikiganiro kuri politike y'u Rwanda hanyuma rero ugasabwa ko wasiba icyo kiganiro kuri YouTube channel yawe? Oya, ntabwo birabaho. Kuva natangira mu kwezi kwa kabiri nakoze ibiganiro bitandukanye. Hari n'ikiganiro nakoze kivuga ngo bizasaba iki kugira ngo ishyaka ritari FPR ritegeke u Rwanda. Nk'icyo kiganiro abantu bamwe barampamagaye babashuti banjye, ariko ntabwo ari mu nzego za leta cyangwa undi muntu watumwe na leta. Ni inshuti zanjye zampamagaye bati biriya bintu ni ibiki urimo urakora, utangiye kwataka ishyaka riri ku butegetsi. Ariko mu bantu twari kumwe muri icyo kiganiro nari mfite Depite Frank Habineza wo muri Green Party, ni ishyaka naryo rishaka kuyobora u Rwanda. Urundi ruhande nari mfite n'undi mu sesenguzi witwa Iri Defense sinabo bariraga n'umuyobozi wa radio, turimo dusesengura nyine bizasaba iki. Icyo kiganiro nicyo abashuti banjye bampamagaye barambwira, ndababwira ariko nta kibazo kirimo. Yes, nta muntu rero rampamagara ngo ambwire ngo wakoze ibi ngo kuraho ibi. Oya, nawe rero inama nagira urubyiruko no kujya kuri YouTube uzi icyo ugiye gushaka. Nukoresha YouTube urubyiruko icyiza ni ukujyaho uzi icyo ugiye kurebaho gusa. Arakoze Jean de Dieu Kanijabo umaze kudusangiza ubuhamya bwe. Reka noneho mikaze mugenzi wanjye Christelle W'icyeza atugezeho ibitekerezo bimaze kumugeraho ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho uyu munsi. Christelle, ikaze nanone muri studio. Urakoze cyane. Abakunzi bacu batiki? Abakunzi bacu badusangije ibitekerezo bitandukanye, akaba ari nabyo ngiye kubanyuriramo. Ariko mu kubutangira ndanabasuhuje. Reka duhere ku butumwa bwa Muyoboke Jean d'Amour uherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali, aho yagize ati ibitekerezo bitangirwa kuri YouTube bifasha abantu batandukanye kwiyungura ubwenge n'ubumenyi runaka mu gutanga amakuru. Ati buriya binafasha abakora ibikorwa bitandukanye kugeza ibitekerezo ku bantu baherereye mu bice byose by'igihugu. Naho Uzambazimana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara yagize ati YouTube ni ingenzi cyane, gusa abakurikira ibitekerezo bihatangirwa bajye bashishoza bakurikira ibibafitiye akamaro kuko habaho n'ibihuha. Naho Fred Urihuye waravuga ko gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gutanga ibitekerezo mu bwisanzure ari ingenzi cyane. Dukomeza Dusengimana Matusela uri i Kigali yagize ati gutanga ibitekerezo hifashishijwe YouTube bikorwa mu bwisanzure, gusa nk'ababikurikira tugomba kwitonda kuko hari n'ibitekerezo bihatangirwa bigamije inyungu runaka ku babitanze. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Ndera yagize ati ibiganiro bitambuka kuri YouTube bigira byinshi bikemura mu baturage. Abaturage bakorerwa ubuvugizi kuko usanga n'ibiganiro bitambukaho bikurikirwa n'abayobozi batandukanye. Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira, ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mu bwohereze ndakomeza mbwakire. Imbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube zifashisha ikoranabuhanga rya algoritme rifasha kugenzura ibyo buri wese akunda kureba cyangwa gusoma, bityo agahora yerekwa ibisa nabyo igihe cyose asuye urubuga runaka. Mu minsi ishize YouTube yasibye amashusho 30,000 yakwizaga ibihuha ku rukingo rwa COVID-19. Nyinshi muri izi konti na chaîne zifungwa ziba zikoresha indimi mpuzamahanga nk'icyongereza, igifaransa, icyarabu cyangwa icyesipanyol. Aha wakwibaza utese impamvu ni iyihe ko ntumvamo indimi nk'ikinyarwanda n'izindi. Impamvu rero nuko inzobere zishinzwe kugenzura ibinyuzwa kuri izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se za robo zikoresha indimi mpuzamahanga.
tugarutse hano iwacu mu Rwanda uzumva hari n'abavuga ko imbuga nkoranyambaga nka Twitter, Facebook na YouTube zatumye hari abatinyuka gutanga ibitekerezo byabo mu bwisanzure. Uzumva abandi kandi bavuga ko zidakoreshwa kinyamwuga bityo ko hakwiye gufatwa ingamba zikarishye. Ese igihugu kimwe nk'u Rwanda cyabasha gushyiraho uburyo buhamye bw'uko izi mbuga nkoranyambaga zakoreshwa kinyamwuga? Ibyo n'ibindi ushobora kuba wibaza, reka tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Dr Kayumba Christophe, impuguke mu itangazamakuru na politike mpuzamahanga. Iyi biganiro bitambuzwa kuri za YouTube cyangwa kuri izi mbuga nkoranyambaga mu bihuza gute n'abavuga ko ari ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo? Nibyo rwose kubihuza biroroshye cyane, kubera ko kugira ngo utange ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga ntabwo bisaba kugira ngo ubu uri umunyamakuru uba warabyigiye, ntabwo bisaba kugira ngo ube ukomeye cyangwa udakomeye. Buri munyarwanda wese, buri muntu wese ushaka gutanga ibitekerezo ashobora kubitangaho nta nkomyi. Abavuga yuko iyo mirongo yatumye abantu bashiruka ubwoba gutanga ibitekerezo byabo, navuga yuko mu buryo bumwe ari byo, kubera yuko hariho abaturage ubusanzwe batashoboraga kujya mu bitangazamakuru bisanzwe kubera ko yenda ibyo bitangazamakuru bifite uwo biha mikoro, cyane cyane uzareba ibitangazamakuru ryacu hano kuva ryatangira muri 1933 ubwo kinyamateka yatangiraga. Abanyamakuru akenshi mikoro bayiha abayobozi, abaturage basanzwe ntibayibahe. Nkibaza rero yuko ari bumwe mu buryo nyine abaturage batangamo ibitekerezo, ariko mbirebeye mu buryo bw'ukuntu itangazamakuru ryagiye rikura, ntabwo navuga ko yatumye abantu bashirika ubwoba, ahubwo yabahaye uburyo ibitekerezo byabo kubisangiza abandi. Izi mbuga nkoranyambaga nka YouTube ni bumwe mu buryo umunyamakuru cyangwa umunyarwanda uwo ari we wese ashobora gukoresha agatangiza umuyoboro we, kubera ko ibyo akora abanyarwanda benshi babyisangamo babikunda. Iyo ugize abakuyoboka benshi, n'urwo rubuga rushobora gutangira kuguha amafaranga iyo ugejeje umubare runaka w'abantu bakurikirana ibiganiro byayo. Abavuga rero yuko hariho ababikora bitari kinyamwuga nibyo. Hari ababikoresha guhakana jenoside, mu gutukana, mu gusebanya, politike y'amoko. Watanga igitekerezo kuko atemeranywa nawe akagutuka. Urumva rero yuko harimo ibyiza by'izi mbuga nkoranyambaga n'ibibi by'izi mbuga nkoranyambaga. Nkibaza rero yuko icyo leta igomba gukora ni ugutuma ishyiraho uburyo izo mbuga nkoranyambaga zakora kinyamwuga. Yego, uko kumonitoringa cyangwa kugenzura uburyo zikora neza. Ninde ushinzwe kubikora mbere na mbere? Niba hariho YouTube channels zigera mu bihumbi, hakabaho registered media cyangwa ibitangazamakuru byemewe gukorera mu Rwanda bibarirwa mu 150, ni umukoro wande? Icyo ni ikibazo cyiza, kuko ni n'ikibazo kirimo kwibazwaho n'abahanga ku isi no mu bihugu bitandukanye kitarabonerwa umuti. Kubera iki? Kubera ko itangazamakuru twari tumenyereye ubundi ryakoraga mu buryo rikorera muri context y'igihugu. Buri gihugu gishinzwe gushyiraho amategeko yacyo, ariko ziriya mbuga nkoranyambaga nta mipaka zigira. Nta leta n'imwe iyobora YouTube. YouTube ni nyirayo ni Google ifite abikorera ku giti cyabo. Ni wo muyoboro wa mbere ubayeho w'itangazamakuru ku isi, aho buri muntu ushaka aho ari hose ku isi yakwishyiriraho umuyoboro we, kandi uyo muyoboro we ugakurikirwa n'abantu bari hose ku isi. Nta muntu ubwo tuvuga twavuga ngo niwe ufite responsabilité bwo gushyiraho uko amategeko y'uko uyu muyoboro gukorwa. Nibaza rero yuko ubu ngubu inshingano twazishyira ku nzego eshatu. Urwego rwa mbere ni ku rwego mpuzamahanga, kuko uriya n'umuyoboro mpuzamahanga. Ni nayo mpamvu hariho n'itegeko ryemera ubwisanzure bw'itangazamakuru mpuzamahanga. Ingingo ya 19 yo mu masezerano mpuzamahanga yakoze muri 1948 itanga ubwo burenganzira. Nibaza ko hagomba abayobozi kw'isi bahurira muri Loni, bahurira mu rundi rwego, bagashyiraho uburyo iyo miyoboro yashyirwaho amategeko, hanyuma ayo mategeko noneho akanamanuka ku rwego rw'igihugu, ku buryo urwego rw'igihugu
rwakorana n'ubuyobozi bw'iyo sosiyete bakavuga bati murebe imipaka, nushyiraho video itukana bayikureho. Ukuraho ibyo ngibyo atari umunyamakuru ariko akurikije ya mabwiriza yashyizweho. Uwa nyuma nshaka kuvugaho ni ku baturage, kandi ubwo abaturage nsirimo n'abakoresha izo mbuga nkoranyambaga, kuko buriya no mu gihugu umuturage afite responsibility zo gukora ibintu biteza imbere igihugu. Leta ntigomba gutinya izi mbuga nkoranyambaga, ahubwo nayo igomba kuzibona nk'umugisha, hanyuma nayo ikayikoresha mu guteza imbere umuco wo kuganira, umuco wo kwemerera abanyarwanda gutanga ibitekerezo, hanyuma yenda uzikoresheje nabi ikaba ari we ikurikirana, ariko nanone ikurikije amategeko, idakurikije amarangamutima. Umuturage rero yabimenyera n'ubona umuntu ukora ibiganiro cyangwa ukora inkuru zijyanye no gutukana no gusebya, nta kintu cyiza urabibonamo, ntubikurikire. Ariko umuntu avuze ati ikiganiro kiri mu kuntu twatsinda ubukene, gitega amatwi kubera ko ubukene ni ikibazo. Icyo nabasaba ni uko bazaze babyitondera, kubera ko hari ibiganiro binyura ku mbuga nkoranyambaga, akazi kabyo ari uguteranya. Bazaze bakurikira rero ibibubaka, ibibasenya babihorere. Dr. Kayumba Christopher, turabashimiye cyane ku musanzu mutanze mu kiganiro ejo. Mwakoze cyane namwe kuza kugira ngo tuganire.